Ugiye kukubwira kuri collabo uwitwa The Ben yemerewe n'uwitwa ER Stars. Mbanje kuguha ikaze. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, ni amakuru y'ibyamamare nk'uko mubizi, nsanzwe nkugezaho inkuru zose ziba ziri kugenda zivugwa kuri iyi mihanda. Iyi rero nayo ni imwe mu nkuru zikomeje kugenda zicicikana hirya no hino, dore ko ari inkuru rwose yakomeje kugenda itangaza abantu benshi bashima cyane ubutwari ndetse n'ubuhangange bw'uyu mugabo. So twihuse cyane rero, murabyibuka hari muri Giant of Africa, ndetse hari hatumiwemo ibihangange bigiye bitandukanye byo kuri uyu mugabane wa Afurika, dore ko ari igitaramo cyari cyatumiwemo uwitwa Timaya, hari harimo Kiss Daniel ndetse n'uyu ER Star ndetse na The Ben yara performance, akora performance itabaho. Abantu benshi bakomeje kugenda bashima ndetse banyuzwe by'umwihariko na performance y'uyu mugabo ngo ni The Ben. So The Ben rero, ngira ngo murabizi neza ko ari we muntu wabanje kuri stage, ndetse ngira ngo abantu benshi babizi neza hariya muri BK Arena hari icyumba abantu cyangwa se abahanzi baba barimo, ndetse icyo cyumba kikaba kirimo televiziyo kugira ngo ibereke uko abantu bari kugenda bitwara kuri stage. Rero ubwo bari muri iki cyumba, abahanzi bari basigaye munsi harimo Yara Star ndetse na Kiss Daniel n'abandi bagiye batandukanye, babashije kwitegereza performance y'uyu mugabo ndetse n'ubuhanga budasanzwe The Ben afite. Ngira ngo murabizi The Ben mu kuririmba live, uburyo atwara ijwi rye, ni ibintu byiza cyane, ndetse ni ibintu byabashije ibintu byakuriye Kiss Daniel ndetse na ER Star, ndetse akiva kuri stage nta kindi bakoze usibye kumushimira ndetse banamwemerera yuko rwose abishatse bazakorana indirimbo. Bivuze ngo nta limiti na nkeya ihari kuri bo kugira ngo abe yakorana collabo nabo. Bivuze ngo kuba yakorana collabo nabo, niwe umuntu wenyine uzabigiramo ubushake. Ndetse murabyibuka ubwo yakoraga ikiganiro n'abanyamakuru bavuga ku kijyanye na Music in Space, iki ni igitaramo kizabera hariya ka Kigali, yatangaje yuko uwitwa Kiss Daniel yamwohereje imeri, ndetse abantu bari hafi, mwarabibonye ko bayisomye. Uwitwa Lucky yabashije kuba yayisomera abanyarwanda, atangaza yuko uyu witwa Kiss Daniel rwose yamusabye ko bazakorana, ndetse na nyuma yaho tuza kumva amakuru yuko uwitwa ER Star yaje kwemerera collabo uwitwa The Ben binyuze muri MC Tino. So mbashije kubisobanura neza, MC Tino ni umwe mu bagabo navuga ngo bakuriye akazi kadasanzwe uwitwa The Ben yari ari kuri stage bafatanyije indirimbo bita Plenty Love. Muri indirimbo bita Plenty Love, ngira ngo ujya wumva amajwi aba ari kubekinga inyuma, uriya bari MC Tino. So MC Tino rero bakiva stage, nk'uko yakomeje kugenda abitangaza, uyu witwa MC Tino yatangaje ko uwitwa ER Star yamuhaye amadolari, nubwo atibuka neza ahantu yashyize, ariko ibyo byose n'ubundi ahantu yataye ni muri BK Arena kuri ubu ngubu. Rero ngo niho ashobora kuba ari, nubwo atabizi neza. So akiva kuri stage yashimiwe cyane n'uwitwa ER Star, ariko mubwira ko nubishaka rwose ati twazakorana. Ahangaha nk'uko agenda abitangaza, avuga ko yari yagize ngo niwe The Ben, bitewe n'uko The Ben yari yakoze performance nziza cyane, ndetse nk'abantu bari hafi n'ubundi, cyangwa se abantu babasha kuba basesengura neza, bagaragaza yuko The Ben ariwe muntu wakoze performance nziza cyane kurenza abandi bose, bitewe n'uko yabashije kwigaragaza neza. Ngira ngo abantu babashije kugenda babibona online, babashije kubona ko performance ya The Ben rwose yari nziza, yari irimo abantu benshi, ndetse n'uburyo ki nawe yaririmbaga akoresha ibyuma bigiye bitandukanye. Ngira ngo mwaramubonye neza ko yabanje kujya kuri sente cyangwa se piano, aza kujya kuri sembare, afata gitari, nyine ibyuma byose abasha kuba yabikoresha kugira ngo abashe kuba yaryohereza abakunzi be bari bitabiriye kino gitaramo. So rero nyuma y'uko avuye stage, ER Star yabonye MC Tino agira ngo niwe The Ben, bitewe n'uko bari baririmbanye, arangije amusigira udufaranga, ndetse agira gutya aranamubwira ati nubishaka rwose ati tuzakorana nta kibazo. Ariko kugira ngo ubwire ko iyi collabo n'ubundi ER Star yo itapfa gukunda, bitewe n'uko ntabwo bishoboka ko ashobora kuba yakorana collabo n'abahanzi bagiye batandukanye, bitewe na management ye cyangwa se label abarizwamo, sinzi ko yapfa kubimwemerera. So ngira ngo murabizi neza ko ER Star yasinye muri label yitwa Roc Nation, iyi label akaba ari uwitwa Jay-Z. Rero mu bintu yabashije kuba abuzwa ni ugukorana collabo n'abahanzi bagiye batandukanye, iyi Roc Nation itabizi. Ndetse ikindi yabujijwe ni ukuba yajya mu rukundo n'abasore bagiye batandukanye mu gihe cy'imyaka 5 bagifitanye amasezerano, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko iki cyo rwose sinzi ko The Ben yafatiye mbere akavuga ngo ngiye kumvikana na Roc Nation ya Jay-Z ngo tubashe kuba twakorana collabo, sinzi ko
byakunda. So rero urumva ko ntabwo byoroshye nubwo yayimwemereye wenda kubw'amarangamutima ariko sinzi ko rwose iyi collabo yapfa kuba yakunda. So nta bindi birenze rero nje kukubwira ko ari ukugutangariza ikintu nk'iki ngiki ndetse tunahamya neza ko dufite umuhanzi rwose urenze cyane nubwo bamwe badakunda kubyemera ko The Ben ari uwa mbere n'abandi bakamufata nk'aho ari uwa mbere ariko byibuza urabona ko The Ben ni umwe mu bahanzi navuga ngo barenze ubasha kuririmba ndetse n'abanyamahanga bakabyumva bakemera bagakura ingofero. So nta bindi birenze nongeye kukubwira akora kugutangariza ikintu nk'iki ngiki. So murakoze cyane rero, yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru y'abasitari yo nagaruka.